ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ibasura TV 1 nizera ko ibintu birimo biragenda polampola. Yes, ubu kugura indaya mu Rwanda nufatwa uzabihanirwa n'amategeko. Ni ikiganiro umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB yagiranye n'itangazamakuru ndetse anavuga ko uzafatwa gura indaya azabihanirwa n'amategeko, cyane ngo biri mu cyaha cyo gushimuta umuntu. Reka mbareke mwiyumvire neza ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru asobanura ko bigize iki icyaha. Wongera ngo byumvikane kuba ari indaya, kuba wenyine, kuba ndetse ushobora kuba yakwizanira yagusanga uri muri ghetto yawe, ibyo yakora byose. Mutekereze akeneye kudasamba. Inshingano ziri kuri wowe mukuru. nkibaza ngo muratekereza iki habaye hajyaho nk'umushinga w'itegeko se rikumira uburaya mu Rwanda? Tekereza n'icyo mubwire icyo tutekereza bakakanya gatoya ubonanisha ubushobozi ariko ibona hafi cyane. Ariko icyo namubwira muri human trafficking ibyo ngibyo mbizamo nka exploitation, kirazira. Hari ibikorwa exploitation, gutanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina. Ubu ni ukuvuga ngo haha wowe ujya kugura nawe itegerereza. Urabona hari igihe abantu bari ku muhanda kuriya wabwirwa n'iki karimeneri kandi ari ku muhanda. Urugero nk'abari abana bo mu Bugesera bari barigisimbuye gasimba bari abana hafi ya hose iyo kuvuga ntabwo mwayibwira ibyo ni byo tugira n'ikineza amasumye gasimba ba ariko ibyo ntabikora pe ntabwo twese gusa isi yo fatu reka bada twagorora aho ngaho. Ubundi akantu biratangaje ngiye kuvuga byari kuba ari ubupfura urya ukengera meya ukavuga ati aha hantu hari isimba ariko kwirakwiriza bw'urukundo simba ukabivuga mu biteye n'aganigara nabo kumva ari inkuru ushyiraho komantere buri gitondo ukabivuga ukabitsindaye. Tekereza muri bariya harimo abantu bawe ubiripotinga, noneho ikibazo se ni bande? Ni bariya bana? Ikibazo ni bariya bana cyangwa ikibazo ni abasamba? Ikibazo gihari ni uko icyaha kiri kugisunikira kuri ba victime n'ubundi. Iyo niyo myumvire tubasaba ngo guhindure, mwisunikira ikibazo kuri ba victime, ahubwo mureba abanyacyaha, abakekwa nibo mugomba kureba. Naho bariya ngo nyine bari vulnerable, bari mu bibazo byabakuruyeho, ariko ntibiguha uburenganzira bwo gutekinga kumufatirana mu ntege z'uko nta babyeyi, z'uko hari iki. nibazaga nyine nk'umuntu wamuguze ku muhanda kubera ko urumwana bari kwigura. Uwamuguze ni umunyacyaha, reka bisubiremo, ni umunyacyaha. Reka nsabe muri amakanya nze kubasomera itegeko rya human trafficking ndicara mbereke ukuntu bahana umuntu ujya kugoya, ndetse munabicikeho abakora ari bahari. Nigeze gutangara mu rukiko umuntu adekaraye ngo yaramuguze ngo nk'abandi bose. Ndibaza ku kibuga batahise bamukurikiraho n'icyo cyo kugura. Turabivuga bibabaje, birababaje. Ibi tuvuga utekereza ko umwana washobora kubamo, sibyo? Ashobora kubamo. Akoze nitwa Jean Claude, umunyamakuru w'Inyarwanda. Shaka kwanza gushira Dr. Bikiganiro cyiza aduhaye. Ikibazo feri kimwe muri no bisi hamwe n'inohera ya social media. Bamwe mu bafite araziya kwita yamaze gukora ibiganiro, mbese yakoze press conference yatuganirije twiga umugabo yamuhohoteye, cyangwa se niba y'umugabo yavuze uko yabanaga n'umugore we makimbirane bikana duha rimwe na rimwe ugasanga kuri social media nyine bafashe uruhande. Wakunda yavuze ngo urukiko rwa rubanda bitewe n'ibyo umugabo yavuze cyangwa se umugore yavuze, rimwe na rimwe ugasanga nyine ntamwe nari ntekereza ko namwe biriya biganiro ubanza kubyumva. Zira komantere media igira bitewe
n'ibyatangajwe na bariya ba victime. Hari igihe aza wenda mu gusobanura akagira ibyo atavuga bitewe na pressure ya social media. Bakoze reka mubwire abo wabonye byabujije impara gucuranga n'ubwo nyine ni ukubanza kwigira mbiza kuri sosiyete kuko namwe nyine abaha views sibyo ni ukwigira mwiza kuri sosiyete bazi ko ngo buriya social media zitera icyugazi zitera pressure umugenzacyaha ubushinjacyaha cyangwa umucamanza twarabisobanukiwe biriya byose urabivuga ndetse mu byo uri kuvuga uri gutangamo ibimenyetso ni byiza cyane ariko ntacyo bimaze ni ukwigira nyine mwiza kuri sosiyete ariko ntibivuza ko niba ukurikiranwa cyangwa se niba udakurikirana nuko namwe nyine azi ko muri bitangaza jambo nuko babizi ariko icyo nakubwira nuko perception mufite hano tugomba kwiyumvikana kimwe hariya dufunge kuko afite mikoro kuyimwaka byaba bigoye. Hanyuma ingingo ya 24 ku itegeko rirwanya icyo bita human trafficking ibuza gutanga ikiguzi agamije imibonano mpuzabitsina. Ibyo bivuga iki? Yego iryo ni itegeko riranahari. So hariho rero abantu bumva ko ngo yaguzwe mu burenganzira monsieur bw'icyaha cyangwa n'amategeko n'ibihano biraremereye. Niba hari n'umuntu muherutse kumva wavuzwe cyane akurikiwe kimwe muri ibi byaha, ngira ngo rero bafatanya ibikorwa neza, ngira ngo ibi byinshi ni bike muri byinshi na inati kugira ngo dufatanye urugamba rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana rwose tubifatanye, tubivuge, bigisha abantu, tubirwanye, dutange amakuru, ntitugire aho duhishira, dusesengura tudasesereza, twibuke guhishira victime ndetse tubashishikarize. Ngira ngo mwakoze tubaye Isange One Stop Center mwane disterize ubashishikarize banye, kandi buriya iriya Isange mwabonye ni Isange y'abantu bose, si y'abagabo cyangwa se si y'abagore gusa, ni iy'abantu bose bahohoterwa bafite ibibazo bya GBV, harimo no gusanganya abana. Niba hari umugabo uzi uhohoterwa mu rugo rwe, ubwire tuvuye ku Isange ugende utange ikirego. Ntabwo ujya gutanga ikirego ngo umugore araguhohotera, ntabwo ari intege, ntabwo ari intege, ahubwo ni ukwirinda ibyago byavamo. Nawe mugore uhohoterwa ntabwo ari ko zuba utanga amakuru, utende rwose utanga amakuru. Ibyo kuvuga ngo niko zubakwa bakagukubita bakakubona umugenzi wawe yakubaza ngo nase ku idirishya bayape. Ikindi nababwira ku Isange barabakira, hari akakani hanze abantu bavuga ngo wiyise ni don't judge, ntabwo tuzagucira urubanza, turakumva tukagufasha, nta rubanza tugucira. Rero ntihagire umuntu ukwiriye kujya atinya kuba yaganiriza umuntu. Byose murakoze bari cyane, kandi twongera cyo kumenya yumvaga ko ari right, ntabwo ari right. Murakoze.